Abone vodotaya reka nkubwire ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Ibintu byose byakurumye urimo umuhamagaro neza, Imana ije kubigukiza. Ibintu byose byakurumye uri gukorera Imana, Imana ije kubigukiza. Ibintu byose byakurumye urimo neza, Imana ije kubikurengeramo. Nkubwire ngo ikigeragezo giturutse kuri Satani ntago kikuruma ahantu hatagaragara, ntago kikuruma aho uri buhishe, ntago kikuruma aho uri butwikire, ntago kikuruma aho uri ikigeragezo kivuye kuri Satani kiba kije kukwamamaza, kiba kije kugukoza isoni, kiba kije gutuma witotomba, kiguteranya n'abantu. Banga rwose baragezeyo abantu basanga bahanura bigasohora, ariko tapifodotaya juharanira kubana n'Imana yawe. Ureka ibyo abantu bakogezamo, kubera ko gukomera amashyi uyu munsi niwe uzakuvugiriza induru ejo. Ishimwe abantu baratubara, hari igihe abantu bagukunda ukagira ngo niweho bakunze, ariko bakunze ibyo ufite, bakunze ikikurimo. Ataya done vesanse iki kirwa cyitwa Merita, abantu b'Imana bakiguyeho, abantu b'Imana bagitinzeho. Tugera ku kirwa cyitwa Merita tukirara ntidusenge, tugera ku kirwa cyitwa Merita tugashukwa n'abatubwiye ngo baradukunda, ko twebwe hano si iwacu ngo kandi uko tuzasa. Aleluya, ni kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe, amen amen. Ngo bene igihugu ariko ngo baducanira umuriro. Haleluya, reka nkubwire ngo hari igihe wagiye ucamo cyo gucanirwa umuriro, ariko kirarangira. Kimaze kurangira uracumura. Reka nkubwire impamvu batakigucanira umuriro. Jya wibuka gucana ugeze ku kirwa cyitwa Merita. Jya wibuka gucana umugabo akikubwira neza. Jya wibuka gucana bakigusura muri korari. Jya wibuka gucana abantu bakikuvuga neza, kubera kuko bimeze kose umuriro w'abantu ujya urangira, hagasigara umuriro wawe ku giti cyawe. Imana ishimwe. Haleluya. Turabashuje mwebwe mwese abadukurikira, abakurikiye Umuremyi TV. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Abo mu mujyi wa Kigali turabashuje, abo mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba turabashuje. Mwebwe mwese abari muri diaspora, Imana ibaha umugisha. Turizera ko mwese Imana ibarinze kandi Imana ibashoboje ibihe byose, kandi turabizi ko mukunda ibyo dukora buri gihe cyose kuko turabimenya. Mukandi subscribe ku Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro dusohora igihe cyose. Mudufashe gukorera Imana, kuvuga ubutumwa bwiza, kuko niyo ntego yacu. Mudutera inkunga muri ubwo buryo kugira ngo tujye dufashanya dukorera Imana mu buryo bushoboka byose, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ngaho rero mudukurikire, mukanda subscribe, share, comment, kugira ngo twese tujye tubimenya. Imana ribaho umugisha. Uyu mwanya dufite umukozi w'Imana twatumiye, ari we Pasiteri Umushumba, umukozi w'Imana. Imana yasize amavuta, muramuzi kuri kamera zacu, ntago ari bwo bwa mbere twamwakira, ntago ari umushyitsi cyane. Ahubwo reka tubasuhuze, tubahe karibu namwe abadukurikira, tubakire mu izina rya Yesu Kristo. Reka twakire umukozi w'Imana, Pastor Jackie. Murakomeye? Turakomeye, turashima Imana. Iminsi myinshi cyane, twari tumaze iminsi myinshi tudahura, ariko uyu munsi Imana iradushoboje twongeye turahura. Mumeze mute? Tumeze neza, turashimira Imana yaduhaye imvura. Heruka hano rwose izuba rimeze nabi, ariko ndashimira Imana ko yagize neza. Imana ishimwe cyane. Pastor Jackie, ndabona wambaye neza cyane rwose, ariko nubwo buri gihe uba wambaye neza. Ariko ni iby'abashumba, buriya nta mushumba wambara nabi. Nta mushumba wambara nabi, ariko Imana ijya idufasha uko twambara inyuma n'imbere aba ariko biba bimeze. None se ubundi ntiwakwihamiriza? Yewe, buriya Pawulo yaravuze ngo ntimukagire mugire umutima utabacira urubanza. Rero iyo ufite umutima utagucira urubanza koko ubasha kwihamiriza ibyo uvuze nibyo. Ariko biba byiza cyane n'abandi iyo baguhamirije, bigutera imbaraga. Uriya se ntushobora kuba wenda abandi batakubona nko mu isi ku mubiri inyuma, batakubona neza banagucira n'urubanza, ariko imbere wowe umutima wawe Imana iwemera.
birashoboka ariko biba byiza cyane iyo wihamiriza ufite n'abaguhamiriza kuko ijambo ry'Imana mu mubwiriza riratubwira ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi. none se nka kuriya nk'umuntu uvuga ngo Imana niyo izi umutima wanjye wenda abantu batamwemera bwa ntabwo byo byabibaho wenda Imana imwishimira ariko abantu ntibakwishimire bibaho ariko ntabwo ari byiza kuko ngo Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. ariko Yesu ntabwo Yesu yari Imana 100%, yari n'umuntu 100%. Ntabwo yari Imana 100% ari mu isi. Ariko ari mu isi, yari Imana mu isi, yari umuntu mu isi. Ariko we yaravuze ngo hari ukuntu ariko yari mu ishusho y'umuntu. Yari mu ishusho y'umuntu ariko ari Imana yihinduye. Wibuke ko yakundaga no kuvuga ngo umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa, niwe rero wivugaga ubwe, ariko ngo yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Rero dukwiriye gushimwa n'Imana, hakagira n'abantu bake badushima. Wa mugani w'imvugo yaduse ngo ndashima Imana n'abantu bake. Dukeneye abantu bake badushima, biragatsindwa kubaho nta muntu kuvuga neza abantu bose bakuvuma. Ni byiza. None se buriya wenda nka pasiteri nakubaza ngo hari ukuntu muri Yohana havuga ngo mbere na mbere habayeho jambo kandi yari Imana. Mwadusobanurira ibyo bintu uko bisobanuye, uko bivugwa ko abantu batabisobanukiwe, kuko mu bakatolika bajya bavuga ngo ni amayobera matagatifu. Imana yabaye gute umuntu, jambo yabaye mwadusobanurira n'abantu bakabyumva. Ntabwo mbizi cyane kubera ko umuhamagaro wanjye ntabwo waturutse wenda mu kwiga teoloji, ahubwo waturutse mu mavuta. Ubwo rero ariko nagerageza kuko buriya ijambo ryitwa ngo jambo bituruka ku ijambo ryitwa ijambo. Rero niba ari garasiye tureba cyangwa se ngewe bari kureba hano, ninde wantandukanya n'ijambo ryanjye? Ni ukuvuga ngo uyu munsi bamfunze n'ijambo ryanjye baba barifunze. Uyu munsi ndamutse mvuye mu mubiri njyana n'ijambo ryanjye, kandi ndiho ndi kumwe n'ijambo ryanjye. Bivuze ngo rero Yesu niwe jambo ry'Imana. Mbese ni Imana, kubera ko ijambo n'umuntu ntawe ubitandukanya. Rero kuba Yesu ari ijambo ni ukuvuga ngo niwe jwi ry'Imana, niwe mvugo y'Imana, ni ukuvuga ngo nawe ni Imana. Yesu atandukanira ha n'Imana noneho? Ntaho. Ni umuntu umwe? Ni umuntu umwe. Uriya waje mu isi se? Ni umuntu umwe. Ni nk'uko ikanzu nambaye harimo umweru n'umukara, ariko byose ni ikanzu ya Pastor Jack. Niko rero ni Imana na Yesu bimeze. None se biri kombine. Nabyumvise. Kuki wowe urambwiye ngo ntiwize teoloji, kututayize kandi uri pasiteri, kandi abapasiteri barize amateoloji? Narayize ariko ntabwo nayiminuje. Mfite certificate ariko ntabwo nayiminuje. Hari ukuntu umuntu yiga ikintu akakicengera pe, kavuga turiya muntu yize ubuganga, urayize ubuhinzi. None se ko bavuga ngo teoloji ngo ntabwo ari nziza, ngo ni yo mu mubiri, ngo yaje kubangamira abanyamwuka, wowe ubyumva gute? Uko mbyumva ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ubwo rero ntago teoloji yabangamira abanyamwuka. Uretse na teoloji nta n'ikindi kintu cyabangamira umunyamwuka, ahubwo ni abantu baba badashaka kwiyungura ubumenyi. Ubwo tuvuge ko teoloji ari nziza? Teoloji ni nziza kuko hari n'ibintu umenyera mutaruzi. Kuko teoloji bavuga ko iyo ugiye kwigisha teoloji abayize bavuga ibyo mu mubiri n'ubundi bese bize. Muri teoloji ikintu abantu bayangira n'ikintu bayitinyira ni uko hari ibintu iza
ivuguruza kandi bari barizeye mu buryo bw'ubuyobe. Iyi rero niyo mpamvu babitinya. ubwo ni uburyo bw'ubuyobe cyangwa ni uburyo bwo kuvuguruza oya hari ibintu twizeye ariko by'ubuyobe kandi birahari nk'ibihese. none se nta hantu wigeze usengera ukumva bakubwira ati umuntu w'Imana ntagomba gukora, Imana iramutunga. Bakavuga bati ngo nk'uko itunga inyoni n'ibisiga niko nawe izagutunga. Nanjye ndakubajije n'ubwo uri kumbaza wigeze ubyumva cyangwa ntabyo wigeze? Ndabyumva. None se ubwo nk'ubwo si ubuyobe? None se pastor umuntu nakora akajya gukora gusa ntajye gusenga akahugira mu gukora buriya bwo ntago bizatuma umuntu yibagirwa Imana? None se teoloji yigeze yigisha umuntu gukora ntasenge? Teoloji yigisha ukuri. Yigisha ukuri umuntu wese. Hano umuntu wigeze kutubwiriza aratubwira ngo uzatinya abantu babiri kuri iyi si, ngo uzatinya umuntu uhora mu mwuka, ngo wongere utinya umuntu uhora mu mubiri. Rero ngo byose tugomba kubibaransinga tukabihuza kugira ngo tubashe kubaha Imana kandi tube no kuri iyi si. Murakoze cyane, ndumva abantu badukurikira barabyumva. Naho ubundi tutararenga aho ngaho, buriya iyo umuntu atari yamenye icyiza cy'ikintu ntabwo agikunda. Ntabwo agikunda kandi nawe ubwawe hari ibintu abantu bakubwiraga ko atari byiza ariko nyuma uza kumenya ko ari byiza bitewe n'uko wabikoresheje. Nk'ubu hari ikintu cyantangaje turimo twiga teoloji, batwigishije kuri ziriya ntumwa za mbere. Iyi ntumwa za mbere za Yesu, hari ijambo riri mu byakozwe n'intumwa n'abavugabutumwa dukunze kuribwirizaho, tukavuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Iryo jambo urarizi? Rirahari. Iri jambo rero ngo abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Umuntu ashobora guhaguruka akabibwiriza ariko mu gihe atize teoloji ntabwo ashobora kumenya ibintu ari kubwiriza, kubera ko aba bakristo ba mbere ngo Yesu yagiye mu ijuru arababwira ngo ndagiye kandi nzagaruka vuba. Akimara kubibabwira rero arabwira ati munyitegure, uko ngiye niko nzagaruka kandi mu ijuru hari amazu menshi ngiye kubategurira. Rero ni ukuvuga ngo Gratien, abantu bafata ibintu byo mu mwuka bakabishyira mu mubiri. Ubu ikintu tuzize turi gufata ibintu Imana itubwira tugahita tubishyira mu mubiri cyane. Ubwo rero babishyize mu mubiri, akimara kugenda ngo ufite inzu akayigurisha, ngo biberaga mu rusengero bagasangira. Ufite inzu akayigurisha 300,000, akaza bakajya bagura amandazi bakirira, byashira inzu ya runaka nawe bakayigurisha ati Yesu agiye kugaruka n'ubundi ibi ngibi ntacyo bimaze. Ni ukuvuga ngo ba bantu barinze bapfa Yesu ataragaruka. None se abana babo basigara wenda nta guciye mu ijambo aho ngaho uvuze ngo basangiraga. Nunza Stefano, Ananiya na Safira, sibo harya bapfuye bitewe n'uko bariganyije isambu. None se biriya siko byari bimeze, buriya siko itorero ryari ribayeho? Ananiya na Safira bashobora kuba bo bari bagurishije isambu mu buryo bwo kwitanga ariko batagurishije ibyabo byose. Rero icyigisho kiri aho hantu nakubwiraga ko kwiga teoloji ari byiza. Icyo nizemo nuko niba uri n'umwigisha ugomba kumenya ibintu uri kwigisha igihe cyabyo. Kuko niba icyo gihe barigishaga gutyo bikaza kugira ingaruka, muri iki gihe ugomba kumenya ko inyigisho wigisha ugomba kureba ko zihuye koko n'ibyo uri kwigisha cyangwa se n'ubuzima abantu barimo, sibyo? Rwose abantu bagomba kubizirikana. Pasiteri, Imana iguhe umugisha. Ubwo nyine ugiye kujya utwigisha na teolojiya ukuntu bimeze. Nzajya nyibigisha dukenze nzajya ntubigisha. Urabizi ntabwo wa pasiteri utarayize, kuko no muri iyi minsi bari kuvuga ngo ugiye kujya uyobora itorero warize ufite lisansi. Urumva ko nawe ugiye gusubira kwiga.
oya ibyo nize birahagije. ufite lisansi Lisansi ya teoloji ntayo mfite diplome. ariko ngo bagiye kujya biganuza teoloji ufite lisansi aba ari guyobora itorero. Lisansi isanzwe lisansi ya teoloji ya kaminuza niyo mu mategeko bagiye kuzashyira. nta kibazo tuzabyiga kugira ngo kwiga hari igihombo kirimo. oya ntacyo. murakoze rero n'ubundi ako ngako karagaciyemo kugira ngo twitegure ijambo ry'Imana tugiye kumva n'umukozi w'Imana umushumba Pastor Jackie. Reka tuguhe karibu udusengera Imana twinjire muri iryo jambo. Murakoze cyane. Katwubaha Imana dusenge. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, tugushimiye neza yawe, ugira neza bugacya bukira, izina ryawe rishimwe. Nubane natwe ku Muremyi TV, ukora imirimo, ukora ibitangaza. Data, ijambo ryawe riratubwira ngo niduhumurize abantu bawe, ngo tubabwire ibyururutse imitima. Data, imitima yari iraha yari iri kure, reka uyururutse Uwiteka, uyikure yiri, abarushya baremerewe Uwiteka ubagereho, ukora imirimo mu izina rya Yesu, wirukane Satani mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Nshimye Imana ko ngarutse kuri iyi cano y'ivugabutumwa, kandi ndashimira abantu bose badukurikiye. Ubushize nari hano ariko nabonye bagerageza gukurikira, rero Imana ibaha umugisha kubera yuko abiki gihe ngo bakeneye ijambo ry'Imana, niko urupapuro rwa mbere ruri kuri Bibiliya rutubwira. Yego. Rero mbazaniye ijambo ry'Imana, ijambo ryiza, kandi hari aho riri bubakure, hari n'aho riri bubageze. Aleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Amen. Mbazaniye ijambo rivuga ngo Imana igiye kugukiza ubumara. Imana igiye kugukiza ubumara wowe udukurikiye. Ntabwo nzi ubumara wahuye nabwo, ntabwo mbuzi, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo akira gukira ubumara. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 28, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 6. Haravuga ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwara zicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko Pawulo akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amena. Amen. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, iri jambo ni ijambo nkuzaniye, ni ijambo Imana impaye, ni ijambo rikubwira ngo Imana igukijije ubumara. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi inzira waciyemo, ntabwo nzi aho wanyuze, ntabwo nzi ibyakugerageje, ntabwo nzi ibyakurwanije, ntabwo nzi ibyaguhagurukiye, ariko Uwiteka Imana arakuvuganye nawe, arakubwiye ngo humura kubera ko ari Imana igukijije ubumara bw'inzoka. Imana ishimwe cyane. Ngo uyu muntu yitwaga Pawulo yari umukozi w'Imana, yubahaga Imana, Rabine Fodotaya, ngo yari akize mu nyanja, yaravuye mu kigeragezo, yari yaciye mu nyanja, ngo iyi nyanja yendaga kubahitana, iyi nyanja yendaga kubica, iyi nyanja bari bazi ko ubuzima bwabo buri burangirire mu nyanja, ariko ko yari afite isezerano rivuga ngo ntacyo azaba. Ratareka nkubwire ngo Imana yamurindiye mu nyanja. Imana ishimwe. Rapifodotaya, reka dushimire Imana uburyo yagiye turindira mu nyanja. Reka nkubwire wa mubyeyi, Imana yakurindiye mu nyanja. Wagiye kubyara bagutagiye kunda, ariko uramubye
kubyara, si ukubyara gusa waranahetse, si uguheka gusa umwana asigaye ajya no ku ishuri. Jya umenya ko Imana yakurindiye mu nyanja. Imana yakurindiye mu nyanja, urugo rwawe ruracyahagaze nubwo haba intambara, ariko data yagize neza. Imana ishimwe. Rapifodotayini ngo abakize mu nyanja, arangije yigira imbere. Yotapiforedotayini sekidevo ngo yigiye imbere agera ku kirwa cyitwa Merita. Imana ishimwe. Bene data, tujya tugera ku Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngo bene igihugu baducanira umuriro. Iyo tukigera ahantu hari ukuntu abantu baduharara. Bene data, twagiye duca mu bihe byo guhararwa. Imana itugirire neza. Iyo umuntu atarakumenya araguharara, iyo umuntu atakuza araguharara, iyo ugera muri korari baraguharara, iyo ugera muri karitsiye baraguharara, iyo ugera i Kigali baraguharara. Reka nkubwire ngo igihe cyo guhararwa ni ikirwa cyitwa Merita. Imana ishimwe cyane. Iyo ukiri ku kirwa cyitwa Merita, umugabo akugurira igitenge. Iyo ukiri ku kirwa cyitwa Merita, ubona abakuvuga neza, ubona abagutumira, ubona abagutwerera. Ataya done vesanse ni ikirwa cyitwa Merita. Mu kirwa cyitwa Merita abantu baduteganyaho yuko tuzabagirira inyungu. Imana ishimwe. Abantu baratubara. Hari igihe abantu bagukunda ukagira ngo niweho bakunze, ariko bakunze ibyo ufite, bakunze ikikurimo. Ataya done vesanse, iki kirwa cyitwa Merita abantu b'Imana bakiguyeho, abantu b'Imana bagitinzeho. Tugera ku kirwa cyitwa Merita tukirara ntidusenge. Tugera ku kirwa cyitwa Merita tugashukwa n'abatubwiye ngo baradukunda. Tugera ku kirwa cyitwa Merita tugakerezwa n'ibyo dufite n'agahenge Imana iduhaye, ngo kubera yuko ngo bene igihugu rata arabine fodotaya. Reka mbabwire ngo dufite bene igihugu, dufite abantu bafite ubutunzi, dufite abantu bagezeyo, dufite abantu batize ishuri ryo gutinda kubyara, dufite abantu batize ishuri ry'urugo rubi, dufite abantu Imana ishimwe. Abo bantu babita bene igihugu, ariko twebwe hano si iwacu. Ngo kandi uko tuzasa, aleluya, ni kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe. Amen, amen. Ngo bene igihugu ariko ngo baducanira umuriro. Haleluya. Reka nkubwire ngo hari igihe wagiye ucamo cyo gucanirwa umuriro, ariko kirarangira. Kimaze kurangira uracumura. Reka nkubwire impamvu batakigucanira umuriro. Babonye yuko hari ikintu babonye. Imana ishimwe. Ngo babacaniye umuriro rero bavuga bataba abantu rero, aba bantu barasobanutse, aba bantu baturangira akazi, aba bantu wasanga ari abashoramari, aba bantu wasanga rwose baragezeyo, abantu wasanga bahanura bigasohora. Ariko tapifodotaya, jya uharanira kubana n'Imana yawe. Ureke ibyo abantu bakogezamo, kubera ko ugukomera amashyi uyu munsi niwe uzakuvugiriza induru ejo. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo babacanira umuriro. Aleluya. Ngo ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Amaze kuzicana ngo inshira iva mu muriro imuruma ahantu hitwa ku Gikonjo. Aha mubona nambaye isaha. Ngo niho Pawulo yamurumye. Reka nkubwire ngo ikigeragezo giturutse kuri Satani ntago kikuruma ahantu hatagaragara, ntago kikuruma aho uri buhishe, ntago kikuruma aho uri butwikire, ntago kikuruma aho uri. Ikigeragezo kivuye kuri Satani kiba kije kukwamamaza, kiba kije kugukoza isoni, kiba kije gutuma witotomba, kiguteranya n'abantu, kiragusebya, kiragusenya. Ariko nuhumure, kubera ko hari ubuhanuzi nkuzaniye. Imana yacu ishimwe. Amen. Haleluya. Ngo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Mwene data, jya wibuka gucana ugeze ku kirwa cyitwa Merita. Jya wibuka gucana umugabo akikubwira neza. Jya wibuka gucana bakigusura muri korari. Jya wibuka gucana abantu bakikuvuga neza, kubera kuko bimeze kose umuriro w'abantu ujya urangira, hagasigara umuriro wawe ku giti cyawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Satani ntiyanyurwa, ahita azana ikigeragezo, ahita azana intambara. Bene data, ntabwo ibigeragezo byose dufite ari uko twabyaje twakiraniwe twakoze nabi. Hari ibyaje twakoze neza, hari ibyaje watanze icyacumi, hari ibyaje wacumbikiye umuntu havamo inshira, hari ibyaje witanze mu rusengero havamo inshira, hari ibyaje wihannye neza. Ariko humura, uwo muriro niwe ugiye kugukorera.
turashimira Imana ko dufite umuriro usobanura amasengesho. Ayiwe Imana ishimwe ngo Pawulo arangije yibeta ukuntu ahita acana umuriro. Amaze kuwucana Satani aravuga ati nanjye reka nkoresha indi sitarategi mbyinjiremo, nindangiza mumerere nabi. Haleluya, amina. Tarabone vodotaya, reka nkubwire ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Ibintu byose byakurumye urimo umuhamagaro neza, Imana ije kubigukiza. Ibintu byose byakurumye uri gukorera Imana, Imana ije kubigukiza. Ibintu byose byakurumye urimo neza, Imana ije kubikurengeramo. Haleluya. Ngo nuko inshira ivamo iramuruma. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo nuko iramuruma. Reka nkubwire nawe hari aho inshira yakurumye. Yarumye urugo rwawe, umugabo araguta. Yarumye urugo rwawe, umugore asigaye agusuzugura. Reka nkubwire ngo nta muntu wanyuranya ibihe urimo, na ubwenge bwawe ntibwabinyuranya. Umuntu ugukunda ntiyabinyuranya. Arakureba akavuga ngo uragowe, arakureba akagusabira, arakureba akagusengera, arakureba akakuririra, ariko ibihurimo bigakomeza bikaba ibihe. Ariko reka nkubwire ngo Imana yacu niyo yonyine, ijambo riratubwiye ngo niyo ibasha kunyuranya ibihe, ikanyuranya ibihe by'ubugumbi, igashyiraho ibihe byo kubyara, ikanyuranya ibihe byo gusonza igatanga ibyo kurya, ikanyuranya ibihe byo gusuzugurwa igatanga icyubahiro. Imana data wa twese, iyi Mana twicaye imbere, iyi Mana yaduhamagaye, iyi Mana yadukuye kwa Makiri, iyi Mana yadukuye mu kabari, iyi yonyine Rabine Taya ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka. Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire ngo gira kwizera. Nta kindi kintu ngusabye mwene data, ngusabye ngo uzamure kwizera kwawe. Aka kanya ngewe urimo ureba ntacyo nagufasha, nta nicyo nagukorera, ariko n'Imana inyuranye ibihe ukajya kuri banki kandi utaruzi inzira ijyayo. n'Imana inyuranye ibihe ukurira indege kandi nayigara utarayabonaga. n'Imana inyuranye ibihe ikaguha inzu ukayiryamamo. Mana ishimwe. n'Imana inyuranye ibihe maze bikabaho, itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Tunezerewe n'Imana, tubabaye nabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye. Hejuru yayo nta yindi Mana iriho. Sinkuru mpimbano dufite Imana ikomeye. Oh haleluya. Ngo n'Imana inyuranye ibihe bikabaho, ngo kandi n'Imana itegekesha ijambo ryayo bikemera. Haleluya. n'Imana inyuranye ibihe ikagukura mu bukobwa, ikagukura aho bakubenze, barakubengeye ubusa, biraza gusobanuka. Kubera ko iyi Mana ngo hari ikintu yibitseho abantu batibitseho. Iyi Mana yibitseho akantu kamwe naje kukubwira, ngo yibitseho akantu ko kunyuranya ibihe n'imyaka. Mana ishimwe. Dogiteri ntiyabinyuranya, mami wawe ugukunda ntiyabinyuranya, umugabo wo kwambitsa impeta ntiyabinyuranya, ariko data wa twese ngo abasha kunyuranya. Haleluya. Niba wari uri ibumoso akagushyira iburyo, niba wari uri iburyo akagushyira ibumoso, akavuga ngo noneho ndabihinduye kuko nitwa Imana. Haleluya. Karande igera kuri Aburahamu amara imyaka 100. Reka mbabwire ngo karande ziradukereza. Ibaze gushaka uri ku myaka 40 kandi abandi babyaye 3, wagira amahirwe ukazabyara 2 kubera karande. Ariko uyu munsi Imana igukubitire karande mu izina rya Yesu. Mukobwa we wifata ibyo ubonye ndakwinginze, Imana izanyuranye ibihe guha umugabo. Wa mubyeyi we, Imana izanyuranye ibihe guha ijambo muri urwo rugo rwawe. Warwinjiyemo Imana ihari humura, nubwo bimeze kuri izanyuranye ibihe. Wa mugabo, Imana izanyuranye ibihe, bajye bakwita boss mu rugo, bakubahe kubera data yabinyuranije. Imana ishimwe.